Iki ni ikiganiro cya TV10 Radio 10 ni ikiganiro cyitwa 10 Tonight. 10 Tonight uyu munsi tukaba twanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo. Aha duhagaze hari ibirenge byacu ni mu karere ka Nyanza, ariko uru ni uruzi rwa Mwogo, hakurya hariya ni mu karere ka Nyamagabe. Duhuye n'urubyiruko batangiye batwibwira, witwa nde? Manero Dodo. Manero Dodo, amakuru yawe? Meza. Aho jushyuha umuje naho urashyushye. Okay, wowe witwa nde chef we? Nitwa Jean Bosco Manuel. Jean Bosco Manuel. Ese mujya mwumva radio disi? Tukunda kuhakurura. Kubera iki mutahakurura? Abo radio avuga neza. Iki ni ikiganiro 10 Tonight. Ujya wumva ikiganiro cyitwa 10 Tonight? Wumva miki tubwiye gato ya tubwire ati numva miki ngiki. Ni urubyiruko rw'Aganira. Ni urubyiruko rw'Aganira. Aha, turajya kutuganire. Ese murabi Nyanza cyangwa abinyamagabe? Nyamagabe. Murabi Nyamagabe. Tubasanze hano ku ruzi rwa Mwogo. Ese hano murimo murakora iki? Aragi. Mujyageze kuvuga cyane, mugeze kuvuga. Nta muje nuvuga gahoro. Aha, muraragira inka. Ese abaragira inka baba bafite nk'ibyivugo, sibyo? Ngaho tukubitire nk'akantu gatoya k'ikivugo. Iyo uzicyuye uba ugenda uvuga ngaho tubwire. Ngewe mba mvuga. Ivuga cyane ureba hari iki? Siga sitare ngo icika amabi. Ngaho uvuga cyane. Iragahora ikamwe isa neza. Aha, ari uvuze cyasa vuga inka ngaho nawe murushe twume ko ntabwo ndamenya. Ntabwo urabimenya. Ese reka tugende. Hano muri Nyamagabe mufite abahanzi? Aya nabo. Barahagera. Mu mujyi wa Masizi ni abahanzi bajya baza ngo baganirize? Ntabwo baraza. Nko mu Rwanda ni izihe ndirimbo muzi? Tubwire indirimbo yo mu Rwanda gusa y'umuhanzi nyarwanda. Tuba tuzumva ariko ntabwo tuzi. Ni nk'iyo wumva? Atahaye. Atahaye? Ni iyihe muhanzi indirimbo yitwa Atahaye? Anglese. Yanglese? Ngaho turirimbire gato ya Atahaye, turirimbire gato twumve. Aya. Reka da. Murakoze rero, iki ni ikiganiro 10 Tonight. Nawe urakoze. 10 Tonight irakomeje, tugiye gato kwambuka uruzi rwa Mwogo twerekeze i Masizi. Naho mukanya. Nagenze heshi shakuruka byukuri kawe nabonye. Kuko mwabonye twagiye mu karere ka Nyamagabe, hano tukaba turi i Masizi. Chef bakwita ngo iki? Nitwa Rudakamiza Joseph. Nkomoka mu murenge wa Musange, mu kagari ka Jenda, ariko hano turi ni mu kagari ka Masizi. Ese Joseph ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umukanishi, aba n'umuhinzi. Ese kuba uri umuhinzi waba ugira amahirwe cyangwa se akanya ko kumva indirimbo z'abahanzi nyarwanda? Yes. Okay, kumva indirimbo z'abahanzi ndazumva kuko harimo n'abo mbashije gukunda. Harimo nka Kinyigemusi, harimo n'abandi bahanzi benshi bashoboka. Niba ukunda King James, irindi zina rye bwite, amazina yahawe n'ababyeyi yitwa nde? Okay, ayo ntabwo nabashije kuyakurikira, ariko injyana ye niyo nkurikira nkumva neza n'icyo ashaka kumbwira icyo ari cyo, kuko mba numva injyana acuranga. Nanjye hari ukuntu mba numva muri njyewe. King James rero yantumye ngo nkubwire ko agukunda. Nawe uramukunda? Yes, ndamukunda cyane, ahubwo wamumbwirira yuko binabaye ngombwa bishobotse twabonana amaso ku maso, buryo nanjye ashobora kunyinjiza mu muzika. Urakoze cyane Joseph, reka tuganire gato. Abahanzi nyarwanda usanga rimwe na rimwe biyita amazina batahawe n'ababyeyi. Hano mwigeze kubivuga gato, wowe ubyumva ute, ubifata gute? Kwita amazina atari ay'ababyeyi bakwise, atari n'amazina agendeye ku mategeko, ntabwo ari meza. Icyiza ni ukwitwa izina ryawe wiswe n'ababyeyi, buryo urivugana buri muntu wese akaryumva ko ari izina uvuze rikumvikana risobanutse. Hari icyo byaba bibangamiraho abaturage kugira ngo bakurikirane ibihangano byabo? Icyo bibabangamiraho ni uko umuntu yita nk'izina rye akarihinduramwo irindi zina, ugasanga niba ari n'umuntu wamukundaga ariko rya zina rye ntashobore kuryumva, yakumva n'aya ndirimbo ari gucuranga
ntamenye ngo ni runaka uri kwicuranga atabonye isura. Ese reka tuganire gato, iki ni ikiganiro Ten Tonight hano mu cyaro i Musange. Mbere wasangaga abaturage bahamagara ku maradiyo basaba indirimbo z'abahanzi nyarwanda. Ese hano muracyafite uwo muco wo gutura abandi bagenzi banyu indirimbo? Kubera ko kuri iki gihe nta muntu ukikunze kubikora, barahari bakeya ariko ntabwo ari benshi bagikunze. Ndi nk'akahe karimbo waba waratuye inshuti yawe by'umwihariko hambere? Nanjye ntabwo mperuka kugira umuntu ntura indirimbo bitewe n'uko numvaga ko nagombaga kuzitura cyane cyane twashyikiranye tukaba twarashinze. Ese Joseph, reka dusoze. Ubaye ugize amahirwe yo kuba umuhanzi mu Rwanda, urumva wakwifuza kuba nk'uyu muhanzi? Nanjye nakumva mbere na mbere nshobora kuba umuhanzi nka King James cyangwa se Tom Cruise. None ubaye umukinnyi w'umupira w'amaguru wahitamo kuba nde? Ku bwanjye mu Rwanda cyangwa hanze? Mu Rwanda. Okay, mu Rwanda njyewe ndi kumva nshobora kuba nka Jimmy Gatete. Yes. Uramutse ubaye umunyapolitike mu Rwanda wahitamo kuba uyu umunyapolitike? Njye politike ntabwo nayikina, ntabwo. Abari badukurikiye kuri TV10 mu kiganiro Ten Tonight, uyu munsi tukaba twagiye mu cyaro, twari mu karere ka Nyamagabe ahantu hari agasantere kitwa Masizi. Ubutaha rero tuzareba ahandi tunyarukira kuri mikoro no kuri kamera za TV10 ya Rida Mixon. Ciao. Together we made it. See, we did it, niggas. We made it even though we had our backs up again.